Mu myaka ishize umuziki nyarwanda warahindutse cyane. Abahanzi ntabwo batangiye kwinjiza amafaranga avuye mu ndirimbo gusa, ahubwo bagiye bakora ibitaramo, bagakora bagasitiriminga, bakamamariza ama business, bagakora ndetse n'ama business yabo. Iyo mpamvu wowe tugiye kubana muri iyi video, turarebera hamwe abahanzi 10 bafite imodoka zihenze hano mu Rwanda, ndetse tunarebe aho bakura amafaranga yabafashije kugera kuri urwo rwego. Abantu benshi mukunda kubona indirimbo z'abahanzi bakunda kuririmba cyangwa se mu mavideo yabo bakunda kuririmba bari mu mamodoka, hari na bamwe na bamwe ubona bari no mu ndege. Abenshi muri mwe baribaza ngo ese ziriya modoka baba bakoreramo ni izande. Iyi video rero igiye kukubera igisubizo, kuko hari bamwe usanga bafite amamodoka yabo bwite, ndetse hakaba n'ababa bayakodesheje ku buryo iyo avuye nk'iwe agiye ku kazi atega nk'abandi, atega nk'uko nawe utega. Niba kuva Kigali kugera Kimironko tuvuge ngo niba ari 1000 nawe agatega nk'uko nawe utega, kuva Nyabugogo kugera Kimironko nawe akishyura 1000 nk'uko nawe ukishyura. Ngiye tugiye kubana mu kiganiro, nitwa Mbere Mustafa. Niba ariko bwa mbere ugeze ku YouTube channel yacu Turavuga TV show, uhawe ikaze, uri w'agaciro. Reba neza ni wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana, wandike muri comment liking video kugira ngo video y'ubutaha nk'iyi ngiyi itazajya igucika. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi bita Tom Close. Tom Close ndakeka abantu benshi muramuzi, ni umwe mu bahanzi bo hambere cyane, bagize uruhare mu kuzamura umuziki nyarwanda cyane cyane wa hip hop. Usibye muzika Tom Close akora, afite n'indi mirimo myinshi imwinjiza amafaranga. Ibyo bikaba byaratumye agura imodoka ihenze mu bahanzi bo mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi kazi witwa Butera Knowless. Nawe ndakeka abantu benshi muramuzi, uba utamuzi cyaba ari ikibazo. Knowless nawe ni umwe mu bahanzi b'abagore bakomeye cyane hano mu Rwanda, aho yinjiza amafaranga avuye mu ndirimbo, mu bitaramo ndetse na brand deal. Ibi bitaramo ndetse n'izi ndirimbo agenda akora nibyo byatumye aza ku mwanya wa 9 mu bahanzi bafite imodoka zihenze kurusha abandi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga umwami w'abakobwa, umwami w'urukundo mwamenyereye nka King James. King James nawe ni umwe mu bahanzi bubatse izina rikomeye cyane hano mu Rwanda mu kuririmba indirimbo z'urukundo, aho yinjiza amafaranga menshi avuye mu muzika akora, mu bitaramo, kwamamaza ibicuruzwa ndetse na business ziwe bwite akora. Uwo muzika, ibyo bitaramo, kwamamaza ibicuruzwa ndetse n'izo business ze bikaba byaratumye agura cyangwa se agera ku rwego rwo kugura imodoka ihenze ugereranyije n'abandi bahanzi. Akaba aje ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi muzi nawe mwamenyereye cyane witwa Safu Madiba. Safu Madiba ndakeka abantu bese muramuzi. Safu Madiba nyuma yo kumenyekana muri Urban Boys yakomeje gukora umuziki ku giti cye. Safu Madiba murabizi yahoze ari muri Urban Boys, gusa nyuma yageze aho akora umuziki ku giti cye. Inkomoko y'amafaranga usanga nawe ayakura mu ndirimbo ze, ibitaramo ze na promotion agenda akora, kwamamariza abantu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose agenda akora, haba mu guhanga indirimbo, mu gukora ibitaramo ndetse na promotion agenda akora ama business runaka, yamamariza ama company runaka, bikaba byaratumye aza ku mwanya wa 7 mu bahanzi bafite imodoka zihenze hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi nyarwanda witwa Nizo Kabos. Ndakeka abantu benshi muramuzi. Uyu Nizo muramuzi ni wo muri Urban Boys, ni umwe mu bahanzi bagaragaye ko bafite imodoka nziza mu gihe itsinda ryabo ryari rikomeye cyane. Murabizi Urban Boys hagiye yageze irakomera cyane. Nizo rero akaba ari mu bahanzi bafite imodoka ihenze ugereranyije n'abandi bahanzi, akaba aje ku mwanya wa 6 mu bahanzi bafite imodoka zihenze. Ni ukuvuga ngo Nizo Kabos ahana kuri amafaranga cyane cyane yakuye muri Urban Boys Group, akora ibitaramo, indirimbo ndetse aranamamaza. Aho ngaho niyo soko y'amafaranga ava ku giti cye, bikaba byaramugejeje kuba yagura imodoka. Umwanya wa 5 turasanga nyakwigendera uwo bita umwami wa rap cyangwa se umwami wa hip hop, muzi nka Kabaka, Jay Paul yari umwe mu baraperi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, aho ari mu bazamuye injyana hip hop hano mu Rwanda, injyana ya rap hano mu Rwanda. Yinjizaga amafaranga binyuze mu muzika, ibitaramo, ibirori bitandukanye, ndetse no kwamamariza abandi bantu, kwamamariza ama business akomeye, kwamamariza company runaka, ndetse agakora n'ubucuruzi bwe ku giti cye. Ibi rero byose agenda akora, haba mu muzika, ibitaramo, ibirori bitandukanye ndetse n'ubucuruzi bwe ku giti cye, bikaba byaratumye
aza mu bahanzi bafite cyangwa se batunze imodoka zihenze zifite agaciro ugereranyije n'abandi bahanzi hano mu Rwanda, nubwo Jay Polly yitabye Imana murabizi mwese. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi bita Riderman Riderzo, ndakeka abantu benshi muramuzi. Riderman rero ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya hip hop hano mu Rwanda. Yubatse izina kuva kera kandi amafaranga ye yayakuye mu bitaramo, indirimbo, mu kwamamariza abantu, promotion, ibikorwa bya entertainment ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi rero Riderman yagiye yakora nabyo bikaba byaratumye aza ku mwanya wa 4 mu bahanzi bafite imodoka zihenze nziza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi icyamamare dufata nk'umwami wa music hano mu Rwanda, kuko ariwe wabumburiye abandi, umuhanzi bita Meddy. Meddy ni umwe mu bahanzi nyarwanda bageze ku rwego mpuzamahanga, aho indirimbo ze zakunzwe cyane kuri YouTube no ku zindi mbuga z'umuziki. Meddy usanga ariwe muhanzi wa mbere ufite muri East Africa ufite indirimbo ya solo cyangwa se yakoze ari umwe nta collabo, yarebwe cyane muri East Africa. Ikindi, indirimbo za Meddy zicurangwa zikunda kumva cyane n'abanyamahanga, niyo mpamvu tuvuga ko ariwe mwami cyangwa se ariwe wagejeje umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Meddy rero isoko y'amafaranga hana ayikura muri streamings, concert, bitaramo, collaboration n'abandi bahanzi, show zo muri diaspora ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi rero nawe bikaba byaratumye aza ku mwanya wa 3 mu bahanzi bafite imodoka zihenze kandi nziza cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi abantu benshi bakunze kwita Tiger B. The Benny ni umwe mu bahanzi bafite abafana benshi cyane muri diaspora ndetse na hano mu Rwanda. Kuba yarakoze ibitaramo byinshi hanze y'u Rwanda byamufashije kubona amafaranga menshi. Aha amafaranga ye akenshi ayakura mu bitaramo mpuzamahanga agenda akora, streaming z'indirimbo ze, kwamamaza ibicuruzwa, ibikorwa by'ubuhanzi bitandukanye ndetse n'ubucuruzi. Ibi bikaba byaratumye The Benny aza mu bahanzi 10 bafite imodoka nziza kandi zihenze hano mu Rwanda. Ese wowe ubona ari inde muhanzi ukwiye kuba ku mwanya wa mbere? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi ntuzibagirwe no gukora subscribe kugira ngo ubone izindi nkuru z'abahanzi nk'izi ngizi. Gusa nk'uko mubibonye, imodoka nziza ku bahanzi ntabwo iba ari ukugaragaza ubuzima bwabo bwiza gusa cyangwa kuba bafite ubuzima bwiza, ahubwo akenshi iba ari umusaruro w'imyaka yo gukora cyane, kubaka izina ndetse no kumenyekana cyangwa se ndetse no kumenya gucunga amafaranga yabo. Murakoze cyane, reka duhure muri video y'ubutaha. Nge mwabanaga ni Mustafa Ntabwo nzi. Ciao ciao.